Tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga ukibonye mu bibazo kikubwira iki cyangwa se gisobanura iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Road Rules Academy. Iyi ni channel bagezaho amategeko y'umuhanda, by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gutsinda neza ikizamini cya provisoire. Nimba uri mukeke kuri ino channel tuguhaye ikaze, icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri iryo jambo ry'umukara ryanditse munsi ya video, kwibuka gukanda like cyangwa se kuri icyo gikumwe haruguru gatoya, kandi ntiwibagirwe gusiga comment y'igitekerezo cyawe. Ikindi kandi ushaka code watwandikira kuri iyo nimero tukaba twagufasha ya provisoire cyangwa se definitive tukaba twagufasha. Kamwibutse kandi ufata agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uramanota bari kugera muri ibibazo 20 byateguwe. Kandi ku bantu bari bansabye ko nabakorera video y'ibyapa byose bikunda kubazwa, nabyo ndacyari kubikora, mwe mwihanganye, hari igihe ejo byazakunda nkaba nayibaha. Reka rero dutangire n'ikibazo cya mbere twere gutinda. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango kirihe bara? A. Umweru. B. Umutuku. C. Ubururu n'ikirango cy'umweru. D. Umukara. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni umweru cyangwa ni B ni umutuku? Ese ni C ni ubururu n'ikirango cy'umweru cyangwa ni D ni umukara? Ese icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikihe kirango cyangwa se n'ikirango kirihe bara? Twandike hano igisubizo ni C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Hano icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kiba kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu, ari bwo buso bw'icyo cyapa, ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru kikagutegeka kuba wanyura muri icyo cyerekezo gitegetswe. Igisubizo ni C. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, cyangwa se ni ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. Datinze rero hano n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? A. Ibitegetswe byihariye gusa. B. Ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha ibitegetswe byihariye gusa, cyangwa ni B. Ni ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha iki? Twandike hano igisubizo ni B. Ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Hano icyapa cy'inyongera kiri baba bashyize munsi y'ikindi cyapa cyari gisanzwe aho hantu, gisobanura ubugerure cyangwa se kuba cyavugurura ayo mategeko yarari kuri iki cyapa cyo hejuru, cyangwa se kuba cyarenga kuri ayo mategeko yarategetswe hejuru aho ngaho, cyangwa bibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye gusa aho hantu. Datinze rero hano ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere, cyangwa ni B. Ni aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Ese ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, cyangwa ni D. Abanyamagare bagomba kuva ku magare cyangwa se ku igare bakagendesha amaguru. Sano iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni C. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Icyapa nk'uko tuba tubanje kureba icyapa gitegeka batubajije mu ishusho mu magambo ku kibazo cya mbere. Iki ngiki rero kiri mu byapa bitegeka nk'uko muri kubibona, kiri muri bwa buso bw'ubururu mu ishusho y'uruziga ndetse n'ibirango mu ibara ry'umweru. Icyapa rero gitegeka inzira y'abanyamaguru n'abanyamagare bagomba kunyura aho hantu. Igisubizo ni C. Ameza kugusaba ni muri mushyashya kuri no channel,
ndagusaba gukora subscribe, wibuke gukanda like, kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe, kandi wanayisharinga inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Jya ukoze subscribe, wibuke gufungura inzogera kugira ngo ntakagire video n'imwe dukoze igucika. Tatsinze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti: birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Ese ni ibihe bibujijwe mu kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga? A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, cyangwa ni B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni ibihe bibujijwe bibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ndetse no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ibi byose biba bibujijwe kuko bibangamira nyine imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, ukaba wabakoresha impanuka. Datinze rero hano ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti: iki cyapa gisobanura. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. B. Akayira k'abanyamaguru. C. Aho abanyamaguru bambukira. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru, cyangwa ni B. Akayira k'abanyamaguru. Ese ni C. Aho abanyamaguru bambukira, cyangwa ni D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza. Mbibutsa ko ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga, mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Rero iki cyapa iyo ukibonye kikubwira ko nta munyamaguru wemerewe kuba yanyura aho hantu, bityo bakwiye gushaka inzira yabo yabugenewe, kuko byasa kose haba hari inzira yabo, ariko ntabwo baba bemerewe kuba banyura aha hantu. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Mu byapa bibuza iki cyapa kikubwira ko aho hantu hatanyurwa n'abanyamaguru. Igisubizo ni A. Datinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti: birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ese biba bibujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibihe muri ibi bikurikira? A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni imitako, cyangwa ni B. Ni ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano biba bibujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibihe muri ibi bikurikira? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bibujijwe kongeraho imitako ndetse n'ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nkomeza kwibutsa niba uri mushyashya kuri channel, nta bundi buryo wajya utubonamo. Niba ushaka kujya ubona amasomo yacu ya buri munsi cyangwa se ya buri gihe uko tuyashyiraho, uretse gukora subscribe cyangwa se muri iryo bara ry'umukara ni munsi ya video yawe, ukibuka gukanda kuri icyo gikumwe cya like, kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyangwa se amanota ugiye kugira, ndetse ukanayisangiza inshuti zawe cyangwa se ukaba wanayishyira kuri status yawe ya WhatsApp, ubundi buri uko dusohoye video ukaba wa mbere kuba wahita uyibona. Niyo mpamvu rero tuba tubashishikariza kubikora kandi bikabafasha kandi natwe bikanadufasha. Datinze rero n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti: urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha irangira ry'imirimo bitewe n'iki ibyo byapa bimenyesha, wagendera ku muvuduko. Ese hano mu gihe urenze mu nsisiro ukasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha irangira ry'imirimo bitewe n'iki ibyo byapa bimenyesha, wagendera ku muvuduko? A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 50 mu isaha. C. Kilometero 40 mu isaha. D.
kilometero 80 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A kilometero 70 mu isaha cyangwa ni B kilometero 50 mu isaha? Ese ni C kilometero 40 mu isaha cyangwa ni D kilometero 80 mu isaha? Ese urenze munsi y'isura ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha irangira ry'imirimo, bitewe n'iki ibyo byapa bimenyesha wagendera ku wuhe muvuduko? Twandike hano igisubizo ni D kilometero 80 mu isaha. Hano twitaye kuri ibi byapa bibiri biri iburyo, muri kubona ko hari icya mbere kiri mu ishusho y'uruziga, mu buso bw'umweru harimo umurongo uciyemo w'umukara, kiriya kivuga iherezo ry'ibyari bibujijwe byose, naho icya kabiri mu byapa ndanga kigasobanura iherezo ry'ibyo bikorwa byakorerwaga muri uwo muhanda. Niyo mpamvu rero hano uba ushobora kugendera ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, gusa cyane cyane iki kibazo ni icyo ku bintu bijyanye n'amapikipiki. Datinze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza kiti icyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A hoteli, B ibitaro, C ahagenewe kugwa akajugujugu, D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni hoteli cyangwa ni B ni ibitaro? Ese ni C ni ahagenewe kugwa akajugujugu cyangwa ni D B na C ni ibisubizo by'ukuri? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B ibitaro. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga nk'uko nanindanje kubibereka muri icyo kibazo kibanza. Ibyapa ndanga biba biri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Iki cyapa rero ntabwo gisobanura ahagenewe kugwa akajugujugu cyangwa se hoteli, ahubwo gisobanura ibitaro, bityo kandi ukamenya ko hafi y'ibitaro ntabwo biba byemewe kuhavugiriza amahoni. Datinze rero n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ni iki kindi ushobora gukora? Ese hano mu gihe ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda ugasanga bakomeretse bikomeye, uretse kwakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ni iki kindi uba ushobora kuba wakora? A kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe, B guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni ukumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe cyangwa ni B guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha? Ese ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano uretse kwakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ni iki kintu uba ushobora kuba wakora? Twandike hano igisubizo ni A kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. Hano nta kindi ushobora kuba wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga mu gihe ugeze bwa mbere ahabereye impanuka mu muhanda kandi ugasanga bakomeretse bikomeye, uretse kwakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi, ushobora kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe, yaba itari yahamagarwa ukayihamagara byihuse ikaba yaza igatanga ubufasha. Igisubizo ni A. Nkomeza kugusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana, wibuke gukanda like kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kandi turebe koko n'abantu basoza video. Datinze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A umuhanda ugabanyijwemo ibisate bibiri, B umuhanda ugabanyijwemo ibisate 4, C inzira y'icyerekezo kimwe, D ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri cyangwa ni B umuhanda ugabanyijemo ibisate 4? Ese ni C inzira y'icyerekezo kimwe cyangwa ni D kugendera mu muhanda ubisikanirwamo? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni D ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, bibutsa ko ibyapa biburira byo biba biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango cyangwa se ikimenyetso mu ibara ry'umukara. Rero iki cyapa kikubwira ko aho hantu ugeze hari umuhanda ubisikanirwamo, bityo ukwiye kugenda urushijeho kwitonda. Igisubizo ni D ni ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Bibutsa ko ku munsi w'ejo nzabaha isomo ry'ibyapa gusa bigera muri hejuru ya 30 ku buryo buri wese azabasha kuba yamenya ibibazo byerekeranye n'ibyapa akabyiga ukwabyo.
Ndatsinze n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki ukwiye gukora? Ese mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kwambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, wowe wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, cyangwa ni B. Vuza ihoni ukomeze. Ese ni C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze, cyangwa ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Twandike. Hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Hano mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara, kuko akenshi iba ari inkoni yera gusa, cyangwa se ari inkoni irimo umweru ndetse n'umutuku. Bityo rero wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kuba wahagarara akarangiza kwambuka. Ndatsinze rero hano n'ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? Ese hano mu gihe ubonye icyatsi kiri kuvamo hajyamo umuhondo, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora uri kwegera aho hantu? A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni. B. Komeza itara ry'icyatsi rigiye kwaka. C. Hagarara niba utateza ibyago. D. Komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ongera umuvuduko kugira ngo usoze ikoni, cyangwa ni B. Komeza kuko itara ry'icyatsi rigiye kwaka. Ese ni C. Hagarara niba utateza ibyago, cyangwa ni D. Komeza ubwitonzi witegura guhagarara mu gihe itara rihindutse umutuku. Ese hano ni iki ugomba gukora igihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo? Twandike. Hano igisubizo ni C. Hagarara niba utateza ibyago. Hano nta kintu uba ugomba gukora mu gihe wegereye ikimenyetso kimurika kiva mu cyatsi kijya mu muhondo, ugomba guhagarara niba utateza ibyago, kuko n'ubundi itara riba rigiye guhinduka umutuku. Gusa hari ikindi kibazo bazakubazamo itara ry'umuhondo, ho ube wasubiza ko uba ushobora kuba wakwitegura kuba wahagarara, ariko muri rusange uba ugomba guhagarara niba utateza ibyago. Tutunze rero n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora mu gihe unyuzweho n'ikindi kinyabiziga? A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. B. Kujya iburyo. C. Kujya ibumoso. D. Kongera umuvuduko. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni ugukomezanya umuvuduko wari ufite, cyangwa ni B. Ni ukujya iburyo. Ese ni C. Ni ukujya ibumoso, cyangwa ni D. Kongera umuvuduko. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Twandike. Hano igisubizo ni A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nta kintu uba ugomba gukora, uba ugomba kuba wakomezanya umuvuduko wari ufite mu gihe unyuzweho n'ikindi kinyabiziga, kugira ngo utabangamira imigendere y'ibinyabiziga bikoreye inyuma, cyangwa se n'uwo nguwo ukunyuzeho nawe utaba wamubangamira. Kandi urabizi ko uba ugomba kugenda ku muvuduko wari ufite kugira ngo nawe abone umwanya wo kwinjiramo no gukomeza, bityo namara kurenga wenda aba aribwo uza kuwongera cyangwa se ugabanya, ariko uba ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Natsinze n'ikibazo cya 14. Gusa ndagusaba gukora subscribe, ubiko gukana like, kandi ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe kuko kirakenewe, cyangwa se amanota ugiye kugira ngo bitwereke ko abantu baba baje kwiga bagasoza video. Ikindi kandi ubiko no kwishare inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Tudatsinze rero n'ikibazo cya 14 kirabaza kiti igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 200 y'umweru iciye mu duce kandi iteganye. Ese icyo gice ni iki? Igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'200 y'umweru iciye mu duce kandi iteganye. Ese icyo gice ni iki? A. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. B. Ahagenewe abanyamaguru. C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri.
hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, ni ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, cyangwa ni B, ni ahagenewe abanyamaguru? Ese ni C, ni ahagenewe ibinyamitende cyangwa se ni ahagenewe inzira y'ibinyamitende, cyangwa ni D? A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese icyo gice ni iki nk'uko muri kubibona? Iki gice gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iteganye kandi iciyemo uduce. Twandike hano igisubizo ni C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Iki gice ni igice cy'ahagenewe inzira y'ibinyamitende, niho biba bigomba kunyura. Datsinze rero n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti: mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Sano mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende ibiri cyangwa se buno pikipiki, urabona ari ngombwa gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso cyangwa oya? A, yego buri gihe. B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. D, oya nta na rimwe kunyura ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, yego buri gihe ugomba kugacana, cyangwa ni B, yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye? Ese ni C, yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, cyangwa ni D, oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kugacana cyangwa oya? Twandike hari igisubizo ni A, yego buri gihe. Hano mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri uba ugomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso, kuko nawe afite utwo turanga cyerekezo. Uragicana kimumenyesha ko ushaka kumunyuraho, nawe akaguha ikimenyetso kikwereka ko yabonye ko cyangwa se yiteguye ko ushobora kumunyuraho, bityo ukaba wamunyuraho. Rero uba ugomba kugakoresha buri gihe. Datinze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti: ushobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru. So nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona ushobora kunyuranaho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru, cyangwa ntabwo bishoboka? A, yego. B, yego nyuma yo kuvuza ihoni. C, yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga. D, oya. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A, yego ushobora kuba wamunyuraho, cyangwa ni B, yego nyuma yo kuvuza ihoni? Ese ni C, yego mu gihe nkurikiwe n'ibindi binyabiziga, cyangwa ni D, oya ntabwo ushobora kumunyuraho? Ese hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona wamunyuraho cyangwa ntabwo bishoboka? Twandike hano igisubizo ni D, oya. Hano ntabwo ushobora kunyuraho umuyobozi w'ikinyabiziga wahagaze imbere y'inzira y'abanyamaguru, kuko nawe aba yahagaze ategereje ko abanyamaguru barangiza kwambuka kugira ngo nawe akomeze, bityo rero ntabwo uba ugomba kuba wamunyuraho. Igisubizo ni D. Niba ubona izi video hari ikintu zigufasha, ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora, kandi mbibutsa ko iyo ukoze subscribe umusanzu wawe uba urangiye, ntago wongera kuyikandaho bwa kabiri, ahubwo cyo koze icyo ukandaho ni inzogera itari wayifungura. aho hantu wakoze subscribe urongera ukakanda ukafungura inzogera ya mbere ibanza, ubundi ikindi kiba gisigaye ni ukujya ukora like ndetse ugasiga n'amakomenti ukanayisharinga inshuti zawe, naho ibya mbere uba wabisoje. Subscribe bayikoraho rimwe. Rero tuba tubashishikariza kubikora kugira ngo buri video dukoze mujye mu mbere kuba mwayibona. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti: mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Ese hano mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya iki? A, ko nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C, kinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano aba ari ngombwa kumenya iki? Ese ni ngombwa kumenya ko nta kinyabiziga kinturutse inyuma, cyangwa ni B, ko umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho? Ese ni C, kinyabiziga kinturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya iki? Twandike hano igisubizo ni B, ko umuhanda ubona neza no kwitondera kuba wanyuranaho. Hano mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga aba ari ngombwa kumenya ko umuhanda uri kugaragara neza, cyangwa se uri kubona neza imbere, ndetse ukanitondera kuba wanyuranaho mu gihe umuhanda nta kibazo kirimo. Igisubizo ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Tudatinze rero n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kirabaza kiti: imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga imbere yawe kikubwira iki? A, umuvuduko ntarengwa wemewe. B, iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D, birabujijwe kuhinjira. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri
ari ikihe? Ese ni A ni umuvuduko ntarengwa wemewe cyangwa ni B iherezo ry'ibyo wabuzwaga? Ese ni C guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe cyangwa ni D birabujijwe kuhinjira? Ese hano imbere yawe iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwiye iki? Twandike hano igisubizo ni C guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Icyapa nta kindi gisobanura mu byapa bibuza, nubwo muri rusange ibyapa bibuza biba biri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara, ariko iki cyapa gifite ibi bisate uko ari bine ndetse n'ikindi gifite ibisate bibiri byose biteye gutya, nabyo biri mu byapa bibuza guhagarara umwanya munini n'umwanya muto aho hantu, naho ikindi gifite ibisate bibiri biciyemo bigabanyijemo kabiri gusa kikibuza guhagarara umwanya munini. Niyo mpamvu rero hano igisubizo ari C guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Batsinze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu ugenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ubwikorere ntarengwa cyangwa se uburemere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibuba bugomba kurenza ibihe bipimo? A toni 10, B toni 16, C toni 24, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A toni 10 cyangwa ni B toni 16? Ese ni C toni 24 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibuba bushobora kurenga ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko ubwikorere ntarengwa cyangwa se uburemere ntarengwa imodoka iba igomba gutwara cyangwa se ku ikamyo iyo ari yo yose ni toni 53. Ku ikamyo iyo ari yo yose uburemere ntarengwa cyangwa se ubwikorere ntarengwa ntibuba bugomba kurenga toni 53. None hano ntazo bashyizemo bivuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D. Mwibutsa gusoza ukoze subscribe niba utari wayikora kandi ukaba ushaka ko tuzatwigana umunsi ku munsi, wibuke gukanda like kandi ntibagirwe igitekerezo cyawe. Ni inyamibwa. Batsinze n'ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikiye. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira irihe bara? A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese tugomba kugira ibara ry'umweru cyangwa ni B ni umuhondo? Ese ni C ni umutuku cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano utwo tugarurarumuri tugomba kugira irihe bara turi mu mbavu z'ikinyabiziga? Twandike hano igisubizo ni B umuhondo. Hano utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga cyangwa se aribyo bita ibinyoteri, kuri bamwe bakunda kubyita ibinyoteri, cyangwa se nyine utwo tugarurarumuri tuba tugomba kugira ibara ry'umuhondo cyangwa se risa n'icunga rihishije, ariko hano bashyizemo umuhondo gusa, bivuze ngo igisubizo ni B. Naho uturi imbere y'ikinyabiziga ni umweru. Ese ugize amanota angahe muri ibi bibazo 20 byateguwe? Ndagusaba yuko yanyandikira muri komenti. Nshimira buri wese twabonye kuva video itangiye kugera isoje. Wowe tugeranye kuri uno munota, uri umuntu w'agaciro kuri uno muyoboro. Imana ikomeze kuguha umugisha. Wowe wibutse gukanda subscribe, ukaba usize like ndetse ukaba ugiye no kwandika comment ukanayishare mu inshuti zawe. Imana ikomeze kuguha umugisha. Njye mu manu umunsi ku munsi nitwa Jemuve. Ushaka kode wanyandikira kuri nimero iri ku musozo w'ino video cyangwa se kuri nimero iri ku mutangiro w'ino video. Wone nkaba nagufasha wanyandikira cyangwa se ukamamagara abari amafaranga makeya nkaba nagufatira code. Rero ku muntu wishaka aza kunyandikira cyangwa amamagare. Reka duhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.